uyu munsi murese namwe muramukumbuye nabazaniye umuhanzi Ben Adolphe. Ben Adolphe ni umuhanzi wakoze indirimbo nyinshi cyane zagiye zikundwa mu gihugu cy'u Rwanda mu minsi yo hambere. Gusa umuhanzi Ben Adolphe ntabwo akiri kugaragara mu muziki w'u Rwanda nkuko byahoze mbere. Ese byagenze bite? Ben Adolphe yakoze indirimbo nyinshi zagiye zikundwa mu gihugu cy'u Rwanda, harimo nk'iyo yise Gigi yakoze n'umuhanzi Papa Cyangwe, ndetse n'iyo yise Aba Ex ayikora n'umuhanzi Platini P, hamwe n'iyo yise Bera indi ayita rimwe, ndetse n'iyo yise Nkawe. Gusa ubu ntabwo akiri kugaragara mu muziki w'u Rwanda. Ese byagenze bite? Nje ndi Evoda Abanyarwanda, iyi ni Mine Plus TV. Ese nawe ukumbuye umuhanzi Ben Adolphe? N'icyo mukumbuye? Ese niyo ndirimbo yabigukoraga ngo ishyire muri comment. Nje nari Evoda Abanyarwanda, icyo ngusaba ni ukora subscribe kuri Mine Plus TV, tukazana muri byinshi bigiye bitandukanye. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao. Yewe nikoye wavuga ute kusobanutse utaramenya Gatsimba Comedy? Jya kuri YouTube wandikemo Gatsimba Comedy urebe video nyinshi zisekeje kandi zituma wishima zigukorera umunsi. Twamaze kujijuka tukamenya Gatsimba Comedy, dusigaye twishimye, akanyamuneza ndetse n'akamwenyu biduhora mu isura, iminwa yacu ni igifatana, duhura twisekera kubera Gatsimba Comedy. Jya kuri YouTube wandikemo Gatsimba Comedy maze ukande subscribe kuri Gatsimba Comedy. Ntiwavuga ko usobanutse utaramenya Gatsimba Comedy. Gatsimba Comedy wazi igihe iteka utuvura stress kandi tugohoza ku mutima. Gatsimba Comedy iteka tuzakugwa inyuma. Kora subscribe kuri Gatsimba Comedy, nyamuneka gerayo nawe irebere. Birindwi. Gaho n'umundi wari umuntu wanje twabanye kuva kera, twari duturanye mu Rwamagana. Mama wawe yari inshuti na mama.